yiyumvamo ukuntu umusaza Mbishibishi yashatse ibya Mirenge ku mukobwa we. Yiyibagiza ko umubyeyi waka inkwano nini ku mukobwa we akari kera mutera kugumirwa cyangwa akamuteza umugabo w'inkazi. Muriyumviramo kandi ukuntu umugabo Seramunda yasamiye hejuru umukobwa wa Mbishibishi nta muranga. Nuko yakubitana n'amajya anyuze igihandagaza atabizi mu ishyamba rwagati, yabura uwahanuza agatakambira inyimi kamwiyama, nawe akicuza agira ati unaniwe nishaka ishava rigira impamba. Niko yewe Nyiramari. Karame. Pagasi ne nabwije uko bazaza ukaragira utogi wanyirwa mu Kigarama. Babaje cyangwa ntabwo baje? Nimugoroba baraye bavuye hano ngo bashaka kuvuga yuko uyu munsi batari buboneke. Ngo hari umusiba banza kurangiza hanyuma bakazaza ejo. Ngo ariko mu batunganyiriza ibikoresho barazinduka. Nibyo. Abagabo ne barutica umugambi ye. Yakoze umwana wanjye kutugendeye utarusanzwe ugenda ha, wewe wabugenzwe n'iki kwambishibishi? Abagendeye kuko ari abantu bagenda abandi. Nabo bakagendera abandi gutyo tugasabana abantu nicyo babereye. Urakaza neza mwana wanjye. Twanga batugenderera. Ahubwo nabasaka. Namahoro sariko. Banye barahumeka umwuka mwiza. Namahoro rwose. Ndetse nabamenyeshaga ko natinze kumenya namwe. Ariko ko nshaka ko tuzabana mu buryo bufututse. Tukazabona duhujwe nandi sha. Tukazahuzwa n'urukundo nkunda urubyaro rwanyu. Kuko nabonye murabyaye neza. Se bivuze wenyine na rubanda rurabizi. Nta gutindera ushatse kuvuga ko cyakuzinduka cyane muri iki gitondo kandi uko mbiruzo utari ubindi. Waruje gusubira mukobwa wanyuza mukosha. Mbega ni nk'ibyo. Ndetse bishobotse nazashaka inyani gataha mu rugo bidatinze. Kuko maze igihe kirekire ngibazaho. Nyiramare. Karame. Reba ko ndebe gishira ari ndabona n'ikibiriti ntakishatse. Kinze sinzi yo nagitaye. Nezemo. Ko ari umure wawe urimo. Ese sha ndakumva nikuyi uniko rubwa mbere nkubunyi uruwahi uruwandi ukora iki ukora imbisi iwacu nahitwa mu ngorero nkaba ndumudozi umudozi uradoda neza cyane abantu bibacu bose n'ijye badodera ushaka uzadodera na komine yose umuriro wazimye abanza kujya kura itangaza ubyihorere hano ahubwo ndumiwe adozi bati kwambisha koko ariko kwambisha havogerwa niko se sha ugenda bute koko ye numva icy'ingenzi nakivuza mu kibinyapfura ariko nasubiramo umukobwa wanyu nzamukosha muri Louise ndamukunda rwose kandi koko ni mu gihe afite igikundiro shimye ko bivugiye ku munsi ukabuze n'uburanga bwe ukabanyamara wibagiwe amashuri yize yose akayaminuza urumva niko se sha wareba ugasanga ko umukwiye gukwiye urumva bishushanya no mu bwonko bwawe urumva bishushanya muko ariko ni igitangazo ye icyatuma se badakwirana niki nkuko ari umukobwa undi akaba umuhungu ariko akateye muri uru rugo ese nk'ubwuriya mukobwa umurata ubona ari we mukobwa wenyine i Rwanda horase nyine ndamaze niba murata Imana kuremya abantu bose ari kwigatonisha abayahudi amasezerano bagiraniye kuri Sinai yagiranye n'abanyarwanda Karongi zibaho rero niko ushaka ndacyakubaza teretse ibyo ugasanga yakwemera umudozi ibyo sinabimenya nanjye nabajije yenda muzansubize mumaze kumubaza no kubitekereza hamwe ariko ntimunzize ubukene kuko burya akana kumworokera burakataruka burya akaba karuga shaka ntaza kubeshya urumva kandi rusha ndakomeza nti usibye gukwemera se uri ugasanga watangira inkwano ubwo rero mujya muhora gusekera ukamera amaba nijyo ko burya ngo urabe nakaberagira ngo nta gufa ririmo rero ko yagusanga ngatari kugukamira mu kitozi papa hano ni mwe mwayimbwira nkazayishaka akataramugara karahawe siniyo nyikubwira ko kuva watangira kubaho amafaranga wariye ayo wakuriye ayo wasabirije ayo watagaguje emwe nayo wibye ntiwayatanya ngo ashyike inkwano nakubaza agiye mbishishi n'amafaranga se n'amafaranga nyine reka da twacu dukwa inka cyangwa amasuka icyangombwa ni ukubana neza n'uwo mwashakanye naho ibindi burya n'imihango si n'itegeko cyangwa ubucuruzi erega n'ubundi ngo burya amuresha mugeni se yamutunga
iyo mwana uvuga hari uwayibona ariko akananirwa kumutunga. hanyuma se bakujya ko ari bugu mishoka isi none ubwo atari itegeko azaza mujyanye uracyica aho ngaho usha mpagurukira mu rugo none ahangaha vuba tumuka ambira amabingu utahe nagende cyo mpango wanjye niko urakira ahangaha narinje kuvumva aho kumvunira ngo nzira tora amarembo ngariya zarongo habiwanyu mu kwamasuka bakuye ko kwambisha ibishishaho ari imishikerayo ngo nta masuka mfite amasuka nako ariko mwuka byaramwe noneho abakobwa bari muri uru rugo baza kurusenya. Barasenye. Dusangiye perezida ntabwo dusangiye ijambo. Ubwo niwe kandi wahanishije. Kandi ukomeje kuntihamane nakugiza mu mupanga gihe ntugero. Cyangwa nawe ugende ugiwaye. Kariya nakantu kari kaze ngo n'umukobwa wanjye nzamukusha. Iyo hakavuga ngo kari kaje gusaba akazi aho koza gatangwa akavuga muhomba atamuha agaciro. Mbwa gusa. Ese kwambisa ibisi. Mwiriwe. Mwaho rucogo. Kuruba se mwitotomba na amahoro. Ndeka. Mwiriwe nawe madamu. Mugitangaza gose. Ndeka rucogo ndeka. Agasuzugo kari mu rugo rwambishibishe. Nahandi ndakabona muri Rwanda. Narakanze mbandoga ruhatana. Kandi sinzigera nkemera bibaho habe narimo. Byagenze bite se? Sha. Yukoye. Ku mwana w'imbwa nkuriya azatanjwa kwambishibishe ko kwafata amagambo mu rugo rwanjye. Enga narenze akabasaba umukobwa wanyu. Se bigaburo tubika gitumba. Imbwa gusa nkiriya. Uriya se ngo yashakaga nzamukosha. Nzamukosha imfura yanjye sha. Baranatenye ufata. Wanyubakiye inka. Akantera urutoki. Ukushatse urwagwa sindi bari. Ndurura. Sindi bari sha rucogo. Enga nasoma. None ngo nimutange hejuru y'amasukara. Oye, ari ibigunda byabuze gihingi wanje. Nabo kandi kurira umbwa nkiriya sha. N'abazungu bararira. Nibyo rwose. Nibyo bishibi. Kandi dore yaragiye kukuzuriza ni. Mbiyonye. Nawe nta kindi gihembo uzamubone. Uzamushingira umukuru neza cyane. Aho azaza shisha yumva. Bari mu nzu y'amatara. Batarara inyama. Sha bagakira koko, bagakira sha. Koranga. Usana seki monyo rwose. Yo nyina mari. Ndani inzoga aho ngaho twimwe. Nayiza nasa twimwe. Kana gwanga twimwe. Nabundi. Nzamushingira uzama amafaranga kandi mbiruzi ko atiranya yandi. Niyo ngomba kumushingira nawe. Asigaranya ndi. Anje ntiyakira kandi ntagukize. Niyo mpamvu nyina yanjye nzabanza kayavanamo. Gusa ntabwo byumva. Wamugani koko. Waba warabye umwana w'umukobwa ukamuruhira ukamurera neza. Yarangiza amashuri koko abana b'abahungu bakamwigabiza ugashigarira. Ngitangaza ko acana n'urwagwa ariko rwanahiye rumeze neza. Ubwo zibe birirwa bibagora. Ubuzame 100 bitabamo n'urumiya na rumwe niwe nzamuka. Yego ko mwana wa rwego noneho ndumiwe. Ubwo se bitanihe no gucuruza ubura bwawe. Ubura bwawe ari bukwe. Ariko nanone rugo yayaguza akamujana yego baje bakayishura bari kumwe. Umugore akayishura wenyine da. None se nzamutanga nta modoka nduzi hagaze ku irembo. Rero ngo basigaye babyita guparika. Cyangwa ibyo birandiba. Yanjye nzaba nashyikiye. Hari ikindi cyakora da. Ajya wana pagone tubyare bake. Nishakizarekera. Niko. Wakura 100 ku mwana umwe. Waba ufite ngabakobwa 10 hacurike. Wareka kubambya rukazayimbwa nk'izindi zose. Ya. Reka. Niba abantu barabaye benshi bazabici. Zina zanjye muri teragira ntiyazimazemo. Bakugize nganje. Ubuze kumva 100 nzabikura kuri nzamukosha gusa. Kandi ni ngombwa nzayibona burya keza karibu. Ninja kwimara karone nawe azaba atagimbuka se. Baguhirindi jambo. Ahubwo Imana yatangaga abakobwa atari yatangaga abahungu. Je nacudika nitanga abakobwa gusa. Kandi uracabyara. Umva rero ndageze ubu. Ubwo ninjye abakobwa batanu mfite n'agahungu gacuruza n'abandi bategeka. Igisigaye Imana bishinzwe za mu Rwanda ndutegeke. Mubuzi iki kandi. Kandi nabyo burya kujya no gusubiza ingobyi mugongo ntibazamuriye. Ntazakubihira ucogo. Ubwo se ntawakunanira baramubyayira. Oye nta kintu umariye. Ujya ubyara urira abana. Urumva? Urakire. Twese. Ubatekere. Ubahingire. Yewe ubagaburiye baryo bahage. Yego. Yewe ujye umenyera urwagwa gusa nta kintu nkubwiye. Urumva? Ibyo nibikunanira. Uzahambira utayibanye. Naye. Utahe. Ibyo se ko mbishimye ari njye uzabikora. Ariko Imana ikaba ari itanga ari igena ibintu.
tutabyaye undi mwana aho wakwiyahura hafara hari uguzacisha imbyaro none nagatsinda umugabo asigaye avuga n'umugore akavuga igitangaza nongeye nkwibutse ko kuva uyu munsi urumva amategeko ya leta nta kiriziya yagarukira ku irembo ntajya mu rugo rwa Mbishije kireza rwose ubimenye ndabimenye oya Mwiriwe. wiriwe neza mfura ya so wiriwe nzamuka niko nyabo umuhungu ngukorera mu ngororero waba umuzi ha Ndamuzi. Si wa wundi wirirwa kakira ku cyarahane ngo aradoda. ariko wowe na so wamuko yahozanga agushaka sinzi ngo byagushakirana Ariko nk'abari aba bajyaye. Mbere nagiye namubwiriye ko niyo mpimye bintera isoni yumva. aho da sibyo byibyo iyo nafata mu ruso cyangwa bavuye anga mvura yanjye ndakurahiye jukuri dore n'umuhoro wamwirukanye yewe ntirigweho abana banywa hangaje ngaho naguherekeze mwirirweho niyo kwa Kanyamugara umenya ngo yavunuye reka ndukavumbe wavunuye gishiri uriya gwagwa twamwe gasugwa wese washobora uko tugendeye ibyo nindi bikubajije aho nitugera ngo ngo bivuga ubuze kwinywera kandi nabiza ntakwizaca ari wazimaze sigire n'ubundi yabizaga yivuga ngo natwima twitera ukabari kwa sitazi ko bagira ubwo bwiye aya si mucuruza ajya mu gusha mu rugo nara twima turajya kunga Ese ubundi uwo muhungu ngo yagenzwaga n'iki ma? kagenzwaga n'iki kandi nzamukosha mwana wanjye aha simbizi narose uzankururisha no muri uru rugo ibyo wese akuvugaho n'ibyo wivugaho ubwawe njye niyumvisha ko bizakugaruka nyamara kandi uzakujyana ntabwo azaba ari uwa hafi aha dore azakujyana mu modoka ugaruke n'amaguru yewe azakujyana ku manywa y'ihangu ugaruka igicuku kiniha wihiza urumva kandi mwana wanjye ntushaka kujya untega amatwi azakujyana uherekejwe n'abantu ugaruke uherekejwe n'ibikezi nyabusa utabona ayo marere nutayagabanya mwana wanjye uzabona uracyari i Rwanda ariko rero mwana wanjye ngo nushoye atavuze urwamu nabwo ziranywa uwo mwana wundi azakurushya kandi nawe wenda ntuzaba umworoheye ariko kandi uzihangane ntiwumve utyo kuko ndabarundi nyine Ibyo ni ibyawe. ni ibyanjye nzamuka Muraho. Nzamuko. Muraho. Yego. Neza kozwe. Teka ryose. Karibu kugatebe. Murakoze. Amakuru kisenye. Amakuru ni meza. Nuko. Ndiko Nzamuko. Kumara ngusura utansura koko. Gusaza ryari. Kubona warangije amashuri rwose utaragira iwacu. Cyangwa wahajemo bendegereza sinabimenye. Zagusura haracyari igihe. Icyo ngukundira nuko nawe utagerambirwa kunsura. Gusura bagiye narambirwa. Nzakugendera urambirwa ari wowe ahubwo. Ariko siti. Sukugiye nkunda kuvugisha ukuri. Niko. Kukirango herukora imibiri yombi. None nkabona waratukuye. Waje kutukurute koko. Usubiza ariko kanungwiza ukuri. Ndumva nta kuri kurenza uko kukubwira ko ivyo bitakureba. Ko nibindeba? Reka ibyo tube tubyihorera. Ariko ndacyakomeza kukubaza. Ariko nanungwiza ukuri kwaka. Sibyo? Nigeze kukumenyesha ko nifuza ko wazambera umufasha. Yego cyagenda nabibonye ko bitakunyuze. Ariko none ntabwo wigeze umpakanira. None rero umwana wa mama findi rutwana saroro. Kandi kuri guca muziko ni gushya. Usibye ko nyirako ashobora gushya. Naho ubundi bugingo usibye ko ntinda gusubiza ngeraho nkavugisha ukuri. Kuko kurabona twabana ukantungisha iki? Ngo iki? Ngo nkagutungisha iki? Kuko. Kuko rasinajye nkaba nkora dusabuzwe n'iki kuba mu buryo bwacu. Icyo gisubizo rwose kurumva gikwina inshuti yawe koko. Yere bande magambo ukoresha. Maze umuntu nakubwira ibyo wumva vuba. Ndabizi ko nkunda nanjye ndetse ndagukunda. Ariko rero kubana byo ntibishoboka. Kwiraza iki? Byunsura nanjye ngusure. Usura abandi bakobwa ndetse bo basure cyane kuko ubuzayi burya kamaye ibumoso.
kandi yamaze akubwiye ngo winyuhagira ugira uti nta ngiro mfite ibyo mbwenda byumvise urubwo ufite amagambo mabi rwose kandi genda nabyemeye maze rero nkwibarize ikibazo kimwe niko mu buzima bwawe wumva uzarongorwa n'umusore umeze ute koko unanutse w'inzobe w'igikara mugufi ugukunda ukwanga umukristu umupaga niko ukize se cyangwa ukene utarize se ngaho rwose mbabara umbwire musubize uwo ari we wese si wowe nk'uko no mu bakobwa uzashaka ntarimo hazanabamo rwose ibyo umusore nzashaka byo uzaba uretse gupfa uzamubona niba nakubwiye ko tutazabana sinigeze nkubwira ko ntazanagutumira mu bukwe bwanjye kuki se ntabamo umwarihe koko kuri umwarimu kazi nanjye nkaba umwarimu ngo umwayehe icya mbere cy'iyo myenda wambaye ntirengeje 1000 ubwo se urumva ngo ikanzu y'ibihumbi 8 niyo saha wambaye ntirengeje 250 ngira ukuntu wangurishe n'ibihumbi 20 niko ngo she n'ibihumbi 20 nyine nkako gakufi nduzo wambaye mu ijosi niko mikanzu y'ibihumbi 8 yego wibagiwe n'inkweto za 3 niko ubwo ibyo byose urumva atari 31 nyine ya uri umukobwa nturi kigwari pe ibyo ubwo rwose urumva bidakirenze kandi bikanayirangiza ibyo se urumva bindeba ese burya bwose ucaracara hano utarakingana inzu ubwo rotegereje umwana w'umukobwa uzayigukingira kugira ngo akunda ayibemo ayikinga nta niyo ndubaka ubwo se ko nakurihiye minervare iso yarayikwimwe urengera rwose nzicuza impamvu rwose nabigukoreye ibyo usubizanye uti inongera kubikwa kuzayimwe yuvuze ko ihena rimwe rubwira ikimbagira nk'inyambo byongeye kandi mutindi muvura ijisho bwacya kari gukanurira none rero umwana wa mama uwije usakanagira mu buki kandi utacyo dushobora kuwisesa di urumva kubona gusa utinyuka kumbwira ngo nimpaka minervare nduzayinyime byihorere sha wasubira mu yizo cyubuki ntabwo ugaribwa ntacyo bitwaye di nubona ngo ushyira umutindi ku kijyaga akakumira umwana inkundo ndetse n'ibyo wibwiraga urumva n'ibyo wibwiraga ngo urambenze n'igihe ukubenze rwose mwiriweho muraho nzamuko muraho yego iteka ryose amakuru yandi makuru ni meza ko numva abandi badakoma se baba bagannye hera ntabahari se kandi nindi ni umugenzi se ugenda nkandi ugenda nkawe genda nkanjye gikongenzwa no kugusaba se nabyo byaba ari byo bimugenza usanze ntakane ahubwo sinzi icyagitegereje aha se waruzanyemo iki harimo yakanzu wari wantumye goma ariko nyine ni amahirwe asanze zashize dore ino yari isigaye urabona ukuntu ari keza ni keza cyane inkweto nazo nazitumije tuzahurira nazo ku Gisenyi mugi ni ibyigendere nako mbabara ataha rwose ntacyo mfite cyo kuvugana nawe urabeho nawe ariko rero siti uzashaka muzabane neza kandi ndahamya ko atari ubu ngubu kwicara hanze sikiwe sohoka cyangwa usubire wicara aho ngaho wari wicaye abo mpamvu yose bavugijwe n'ikanzu umuzaniye ntabwo imbwa ngahura nazo ntabwo nzi nanjye ntakuzi umushazi iranye na imwe ikidi imwe yave mukurikira tuzahura rwose kirakwishe dore imirambo yawe rwose kiwe banyisheho kavuna umuheto kihorere ni kinamahane kubi bose barakivuga barakivuga ndambacinya kirakwishe ariko cyokanya nzamuko reka tubyihorere birabaye birarangiye reka twivugire ibindi ese wabanje ukanywa no ku kabyeri reka uyu munsi naramutse nabi numva ari ntako nshaka uretse ko cyari kimpombanije n'imisaya sinari kukamira n'ubundi ndabona ngeze ku Gisenyi aho wagira vuba tugende tuze kubona umwanya wo koga ku Kivu ako ndakibaza ukuntu wamenye n'uriya mushenzi koko buriya accident bayikoreye peve koko reka nanjye narumiwe buriya se ubona dukwiranye cyangwa se wenda ubwo turakwiranye uriya ngo murakwiranye koko nzamuko nta soni zo kuvuga ibintu nk'ibyo mwakwirana sijye ngakwirana nande koko niko nzamuko karame none uzenda bakaratasi unyandikira amazina y'abasore bazisimba bose uraho mwana we muraho muze amahoro muraho cyane murakomeye yego none wese uyu nguyu namenya yitwa ndera uyu nguyu yitwa Rukundo
nuko nanjye nitwa Mbishishi wa Kayondo ka Shiramaka. Wese wabura uwandi uruwahe kubanza ari kurera. Mbonye n'icyuma waje hano ku irembo. Data yitwa Karori na mama Kababere Diana. Baraho se n'amahoro. Ko ndaherutse subwo nabasubiza ikira. Ubahise. Ariko se nirwe mbaza kandi mbiruzi. Ubwo ni kwambisha ibishida. Karinamu. Ende bikumho. Ese no abana barihera. Zamuko. Ubabwiye babubike mbaye n'igihe hariya kwa Rucogoza. Ariko noneho rino sizo baririca ibintu rwose. Ruri hose natwe ryatumaze. Yego ye. Ntabwo ari mwebwe gusa rwose. Yewe mwiriwe mwana we. Yego mwirirwe muzengiye kureba ko Rucogoza ndara agashari yaba afite. Ni munyaruke. Ariko Nzamuko. Ngo tuza kugera noneho tuzamara nk'icyumweru. Icyumweru cyose. Ntabwo ari cyinshi. Mwiriwe. Muraho mukecuru. Mukomere. Ni amahoro. Sha abana bari hehe Nzamuko? Bari mu gikari. Maze nanga yuko iyo witeguye abasore umishira abana mu gikari. Siki? Niba basa nabi wagiye ubanza ukabakarabye. Cyangwa ukabagurira gasabune. Baburi sabune ya 20 utisiga amavuta y'ibihumbi. Ntuzongere kumpishira abana mu gikari. Cyana marurabaye. Mujye mumvaho amafaranga mpembwa saa yabo nayanjye. Nta nubwo mparahubwo. Yego ko mwana wa Rwego. Kuziteshwa ababazi zikarangamira abafashe. Ndi umusingama. Inga njye kwikurira ibijumba. Upfe kundebera amafaranga 50 aho ngaho negurira umunyu. Narambiye guhora nguzaguza. Umuceri se ntuhari? Nizeye ko ubona guze ejo utashize. Uwuhe muceri warayiguze? Murebe mu kabati. Burya se bareba utetse hose urashira. Yego mana y'u Rwanda. Noneho ndumiwe. Niko se wogacwawe. Sinarayaha. Ahandi ujya urara ni hehe? Uwo muceri se uvuga nzi ko twarari igitoki kikakama. Muceri mu kabati. Ko kuva nabaho nabonye akabati kwa Burugumesi tiri gusara. Hari akabati kaba muri uru rugo. Ngaho se nyine gukura ibijumba mbyihorere tuze kuwuteka. Nimutawuteka muwihoreye igihe simpari haraho ngiye no kwigira. Twigendera tu. Arahagazwara. Yego muramuke mukecuru. Ngaho gira urugendo rwiza mwana wanjye. Yego murakoze muramukeho. Yego. Cyambwira niba hari undi mubyeyi wabyaye nabi nkanjye. Yewe. Basore ntibabona koko. Tambagiza se nkuriya narambagiza. Muceri mu kabati. Ya. Buriya yaragira ngo yirarire. Injira. Raho kamana. Komera shawugi. Muraho. Mukomere cyane. Komera. Kum. Iyi misego kindashera. Sinzabona yitomboye. No kwita. Icara se. Murakoze cyane. Iminsi myinshi rwose. Hari hashize igihe nagusura. Eko shawugi. Ndakumva. Wajya hari iwanyu hari abahungu bazi kudoda amakoti bakabuhariwe. Hatari. Ndifuza kuzaba hiryanjye ndashaka kurongora. Nubone ngo umuhanga wo kuryara arakarabye. Oya. Nako umuhigi wamerwa higana intwara umutsima. Niko sha. Ndetesha amakoti yo kurongora nutaranasaba koko. Ese shawo warongoye kukuzi. Cyangwa akamuri kazimiye mu kabindi. Mu minsi ishize ntihora ubishishikayemo. Ntuze ko umutware yicaye ku ntebe shawo ndabayibajisha. Ahubwo mbwira uzarongora hatariho nacongera gahota. Uzahite musi wo mukuru. Ashwida. Witabakaresha ugatumwa kure. Rongora uri mu guhanura amakositimu. Ahubwo intera amatsiko shangi bwira ubari we. Nzarongora. Ninzamukosha izuba rya kamanayo. Ubwiza buzira inenge Marie Louise. Uko bwambishibije. Simbujije sha. Kubera iki se? Si umukobwa se? Cyangwa urajigirwa? Sinumvise ngo arakubenze. Najyana nawe se bashana akateye ubungu. Kubona uriya mwana umukobwa kose akiri muto naramurihiye amashuri. Ariko yarangiza akansuzugura koko. Kugeza ubwo nsohoye mu nzu ngo ntacyo yavugana nanjye mbasha. Ngo Minerva namutangiye ngo nongera kwinyaka nzayimwima. Shabaho
sha ko kusera amasaka ntugusera umusenyi pe. Umva rero sha ibibazo byawe na nzamukosha ndabizi ariko nyanganira nimbi cyane ntukayifuze. Kandi nabo yaba yarakwibye nayakwishura ariko nkamurongora. Ahubwo ndagushimira wagize neza cyane kuko iyo utarakoze ico gikorwa cyiza sinari kuzamurongora. Nuko sha ubwo nawe nyiri bihemba zaguhemba. Ruriya abandi nawe utakwibagiwe shaka mana. Ntumwanyishe muri ko guziriya modoka. Nkurahiye ko natazayikurebera. Ndabizi n'ubundi atangiye kumvugisha aho nyiguriye. None se nyine. Kandi koko nibyo ndashaka no nkamufatirana itarampumbye. Ndabyibuka koko utaranayigura wari warateze zivamo. Cyakorera rushaho. Amirariro teraminaro. Urumva? Uko gukunda na gutera byaruko. Urumva? Na Hamadi nawe byarukoye. Urukundo se. We ntibyaruko. Nawe se shagiyewe. Ntabwo byaruko sha. Sinyoye ko asuzugura kandi akanirata ariko ndamukunda. Nze sha niyice ko mukunda nawe akankunda. Nzi ko ashaka umugabo ukize. Nese n'Imana yarampaye amafaranga we niyamumpaye. Hari ikize bashaka bateganya kanga. Biriya byose bizasha. Asigara seragira inzira igani wabo niwe. Hari utunyungu bari munsi y'ijuru. Mureke ndongore nde. Mureke nkurongore. Yesu ubona ndagukundira. Gusa ndashaka kukumenyesha kuri ya mwara kwiyubukobwa adakwiye ububyeyi. None se kukiremererwa n'umutwaro utikoreye. Kwari uzamurongora urarizwa niki? Ninguhamagara nguzufashe uzange. Iyo umugabo yazindutse shaho ndarasiba. Nyamara umuhungu yasonye kuri kakanyanga kamukubise hasi aho bari kumwe baramuseka. Ati ni museke sha irabica nigaramye aha ngaha. None rero umwana wa mama uri inshuti yanjye pe. Genda kumenyesha ko nta kabaro mfite ku mutima pe. Rongora shahura mu kiwe n'uro baracunda. Gusa nagira ngo jewe nkwibwirire ko ndamakoma yasasi amakombe. Nzamuzwa nane siko mfite amafaranga. Numurongora. Nzamukosha. Ayo uzatanga yose uzambwire nzagusubize pe. Ahubwo mbwira twandikirane. Ubwo se shaho aba yabenze bose urabaruta. Nzamukosha jewe nizi. Ibyo ntashanyisha narari tuti. Ubwo rero abandi bakobwa bose wabashyize ku ruhande. Shaho ushitiye mwayimara hubwoye. Ahyumba barira. Erega n'inyoni iraguruka ikagera aho yisunga igiti. None rero wararebye usanga mu biti byose biri mu Rwanda ariho izagahika kwisunga. Kubera turadukanzu uhora umugurira buri munsi. Mbere se shaho niko. Wasanze atambara? Wishingira inyo undi shaho yawe ikarangara. Ese ugira ngo ntarayamaze musha? None wakabimenye. Umva nta musore nkanye nkigurira byeri. Ashira mu bakobwa gusa. Nako kuri nzamukosha. Mwiriwe yemwe. Mwiriwe. Wiri umuri. Mwakamana. Muri sawe uraho? Aho ugi. Komera. Twaraje zigena kubona ndi. Amashyi. Aho neza. Ndabona turaho. Ariko hanza mwari mu biganiro biryoshye. Cyari bisha ahubwo. Uyu muhungu ari haranyikira ubukwera. Kuticaye. Aha, umuri sawe. Urakoze. Akubeshya batatware mu bibazo by'abasore batarongora. Numva nanditse kurongora. Akubwa ntibariho. None se Imana ijya kuturema yariyobewe ko iyi si mutayibana mu mwenyine tutariho. Shaho muri. Nuko nyine sigaye ndeba bakobwa isesami kandenga urumva naho ubundi narebye nk'udukobwa turindwi tukajya tunshyushya. Guhari ku mugore ntukabyifuza cyane ni bibi cyane. Nta murimo wa rusange. Uharite se ntabyara. Ntiyubaka se. Ararwara. Nta n'umusubiza aho ngaho. Ntacyaba. Ariko nawe baze mu gitondo byose umugore akakubwira ati ijoro ureba hurara hari undi mugabo utahiwe. Wowe uzagaruka ejo. Niko se shaho muri. Ko muroro nkwari yasohoye mu nzu yiwawe. Ndashimije iki? Yagiye kwiyahura se. Niba utari yaguye se byabaye kubura uko gira. Erega n'ubundi mutarabona uburyo asangira n'uwishe se. Maze rero umurisanga ndagira ngo nkwitumire jewe. Nkwitumire kuri nzamukosha. Ndakumva. Uzamubwira utuwicaye n'abababaza imbere pe. Wongera utubambise nta kurura. Cyangwa nabo mufite imigambi imeze kimwe. Akada? Biganze ko kugenda ugakoboka inda. Nanjye se data. Aha, reka. Oya yenda uzamwigane. None ngo wisize ntabwo n'umunogereza. Sawa wagira ngo abamunogereza ari bake. Shikasha ndamaze. Ayo namusize nzayamara mazi iyo nkekishire. Cyangwa wasigirira umurisa haramwaye. Hanyuma se nakubwiye ko abakobwa mbabona bakantira isese mugira ngo ndakubeshya. Nta munyaneza araharisha mbabarira. Nyaneza se niki? Nyaneza ducudika nkuko namwe mwese ducudika. Utazagusiga sharwa kubanza. Giye navuyemo kera. Burya haganya nyirubukozwemo naho nyirubuteranwemo nakebo ntakoma. Umutima nzamukosha. Ntuwigeragira muri sati. Ibyo nibigurutsa ari umunani tsinayoberwamo igihaka. Erega n'ubundi nkono dusumbanye imbyiro. Kandi ngo nazijya bamwe abandi bambuka. Useka mana hazarongora nzamukosha ariko yakundanye n'abakobwa bangaye. Inkono y'umutindi ipfuba n'ingwe ahubwo bivuge neza. Uyibye ntabwo mubize.
ubu butike na moto ntiyabiteje ubusaza mukosha aharahazi sha bakobwa ariko kamana ntugire ngo ariko n'ibindi bindi agira ngo ubaze uriya nzamukosha umukundira iki icyo mukundira nk'ukuntu ukuntu ari akayobe keza ukuntu atereka amaso nk'ay'umutavu amaboko agororotse diye ingingo zinoze inseko nziza yewe arahebuje rwose imboresha niko warangije kuvuga ibindi mubyujuje namwe muramuzi sha mubwire kamana ndakumva uzi kureba umuntu warebye nzamukosha hari karya gasuzuguro ke ntakabone kuko imiraguzi y'ibishyushye ntimenye ibiryoshye pe amaye nka data ayiki dore bari wane bagiye gusoma ariko nzabanyisoma uyu mukono se ko atari wa nzamukosha naho ubundi rata muzabona mbabwira ngo muze mufate ikirahuri iwanje mufasha agatoki hajyaho ngo upfuki n'abakobwa bugingo we uyimbaza wose da kamana soma urwo rwandiko hata nanone ntacyo gihisha soma twiyumvire se batangiye kunyihenura aho ntarasaba ngo mukamurigo soma cyane sha soma cyane twumve soma kuri uyu mukobwa uramuzi muri mukamurigo se yije hamwe na zamukosha umuntu twahuye rimwe avuye kugura ibijumba ku isoko ndi mu ivatiri nahagarara kumusuhuza akagira ngo ngiye kumutwara none aranyandikiye ko si umutwara mutwara se ko nari ngiye gusura nzamukosha ubu yari kumarira iki umwarimu kazi ujya kuzana ibijumba ku isoko ntaba ari umuntu wese agira umva umukobwa ahubwo ubu ngubu uzamundangire uwo niwe wakuba kutishinga ibyateye wadusomeye ariko soma sha cyane mu gusubiza y'abaruwa yawe wanyandikiye ndakumenyesha ko ntabona uyu nigeze mwandikira ryari ko ambeshyera batangiye kunyikuraho zanira barwa sha bara natwe tuzi gusoma reka tuyisomere siki soma twumve ubatse wiyumvire umva ngo ibyo gusohokana simbizi byongeye kandi sinkuzi bikabije niyo mpamvu ngusabye kutazongera kumfata nk'umwana w'umwasama ukangisha imodoka nayo itariyo rahira sha mfasha za nkweto narazanze kandi naje kumenya uwo wari uzishyiriye nimukomezanye gese uko nteye umbabarire nicyo gisubizo nakuboneye kandi kigukwiye ubyihanganire rero umuri unyumvira uyu ari gufata impande zose kamana ndamaze kamara akiri ibyawe ko ariyo yayo se wowe wava mu misa wigeze wagera mu rugo ntiwuzerera amahungu oya shari ku murisi urumva mwahuye muhwanye uzajya unyura ku ruhande rumwe n'abanyura ku rundi indyarya ihimwa n'indyamirizi koko nzamukosha nzamurongora nimushaka muzabwice urya mukobwa wamwitesha ukazaba ukora iki mu Rwanda nyamara we nakwitesha azabona icyo akora maze rero umwe wundi we urumva murisa we murisa ndakumva ndashaka kugutahana iwanjye ukajya kumbera umugore pe shinyagurira dawe niba ubyemeye kandi haguruke tugende urwo rurakamama rwose sinseka haguruka tugende haguruka se nyine tugende tugende murabimureke ngaho twigendere rata twigendere kamana ndakumva ngaho usigane nzamukosha nzakumva ibyanyu ubona nyine sha aho ngiye gukinira n'igihe wazi ahubwo nawe nkwifurije kuzacumira urwo rubanza sha wenda twigendere rata twigendere mwihorere erega ibyo ubundi bigikinishwa sinari nzi kuvuga ngo ari kuri yateye uriya kandi birahumira ku mirari abantu ubu ntawabashobora undi abarundi koko kamana harya ngo bugingo yararumbuye biriya rero nibyo bita kwinyara mu isunzu nibyo ariko kandi ngo bameze neza yaje kunsura ndamukera ngo arashaje akambwira ngo asigaye abona abakobwa bakamutera isesemi ariko muri saje ahita muraha ngira ngo nibikino none byarakomeye ngo abakobwa se bamutera isesemi bate imbere yayiseguye agasheshiti inkuru iragenda nzaba mbarirwa ubwo rero ngo ni uko namubenze ese ubwo wabahungu ntibagutera isesemi mukamuri kubera iki ubu si iyo nyigira simba nasohotse oya tutabiciyeho burya rujya rwandiko wanyandikiye wari wabitekereje yakwiciyeho se nawe oya nibyo wamushakagaho iki jye nari mwaye
aha nyamara njye ndumva nta gitangaza kirimo da gutyaza umuhoro utazatemesha ubuhungura ityazo ku busa. ubwo se ushatse kuvuga iki? aha njye si uko nteye uzafata uko ndi nushaka kunkunda bizakorohera. aha nzagumana nzamukosha. yego ubwo jye sinumva ibyo murimo muvuga ubu nataye umurongo cyangwa n'uri gushaka gufata impu zombi. umva rero reka nkubwire uyu mukobwa twigeze guhura mbonye naniwe ntahagarara ngo umutware ariko muraho yemwe yemwe muraho nzamuko muraho yego muraho namwe nimwicara murakoze. amakuru ki se y'iwanyu? amakuru ni meza. muje muturuka hisi ko tutabamenye? nje nturuka i Kigali. genda reka mbanze mbibwire kuko mutanzi. nitwa Seramunda Jacques, nkaba nkora muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga. ubwo rero ndumva ari mwebwe mutahiwe. twebwe nzamukosha kutubwire. muragenzwa n'amahoro se ariko? ni amahoro. muraho muraho muzehe. murakomeye? muraho namwe? yego muraho. ni amahoro se? amahoro. wiriwe nawe nzamuko? mwiriwe. nikuze wantumije se akagwa nanjye nkaganiza abashyitsi nyabo hari ubanzaga hari buretse nze ndebe nza na flyers rega n'ubundi urugo uzarushobora naho umenya kubusa kunda akagwa ukakamumenyera nikuze nuko nikuze muraturuka musanze maze kwibwira abandi ariko ndasubiramo. nitwa Seramunda Yakobo, nkabanje nturuka i Kigali. ubu muje muturuka i Kigali rero? iyi niyo nturutse rwose. ni Kigali ni byiza. mukaba mugeze aha muti muhagenda muti muhagerejejwe n'ikira muharangiwe nande ariko si aho Kigali muhakora iki? ibibazo byose siko numva ari insobe ndabisubize miturutse heye. nkora i Kigali muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga. ngo muri siteri y'ububanyi n'amahanga? nabyumvise ni byiza. wowe rero mukaba muje kubanisha amahanga yaho i Kigali? oya ni ukubagendera nk'uko bisanzwe mu Kinyarwanda. kandi si none gusa n'ubundi nzagaruka kuko banyakire neza nabishimye. nimba muzagaruke. gusa urabona nabura icyo nkumarira sha? oya nuko ukize bijije nabura icyo nkumarira ahubwo Kigali barahirwa bagiye kubana nanjye. wase murumva ari cyo mushaka kumarira cyangwa mushaka kumarira? shaka mbwira ikibazo cyawe yenda byashoboka kandi uragifite ndabibona kuko burya kurarana umujinya wararana uguma. wese si kubibona? yewe nibyo nibyo kirahari ariko sindahubuka. mbishibishe rero ugiye mvugira ahagaragara. nanje kwasaba umubano nkazabana n'umukobwa wanyu nzamukosha. ibyo nibyo. wese ni ikisha kumaze iminsi nkubona mu rugo rwa mbishibishi wararwibanzemo cyane n'ibiti. byese kinagira ngo mbamenyeshe ko inzoga zo gusaba nzamukosha zizaza kuwa kabiri. ubwo musibo n'ejo? nikuye iriya modoka y'umweru nshiye icucuma ku mwotsi njyandi muri mwibwe niyanje. ntugipfuye ubwo iri isigaye noneho niya Seramunda. iyi ni yanjye. nzamukosha mwana wanjye. karame irya mukuru riratinda ariko ntirihera. mbere igihe abasore n'abasaza babisikaniye muri urugo ari we bashaka nkababwira nti hari umunsi nzabishobora. dore wa munsi niwo nta wundi. ubitegereze urebe hose hejuru mu kirere no hasi ku butaka urebe uko usa mu nzu no hanze nambesherwa wakeye neza rwose. ndagutanze ndiso mbishibishi kandi uwo nguhaye akazandebera inyana nziza nziza n'ibihumbi 100 bitabamo n'urumiye. kama nayo rero ndakumva bavuze ko kumusiba ari ejo. n'ejo rwose? ejo bundi inzoga zikaza zizaze neza gusa zizapfe kuba zidaturutse iwanyu
sera mu nda rero ndakumva muzehe bavuze ku bana ndabana rwose komeza ubane nzamukosha ndamuguhaye murakoze cyane ndamuguhaye rwose murakoze ndabashimiye ntacyo bitwaye nzamukosha se mukobwa wenyine nzamukosha urabeho nyabusa nta gikombe nkinira ubane n'Imana uratsinzwe ahubwo umukino watangiye kera nikuye ese undi uvuga ngayo yose uyu wese umukobwa muri kumwe no mukobwa nyine amwa yese vira ngwino twigendere mukamuri vira hana po angashoboye gukina igikombe bakugese ko wanjye ari ikibuga cy'umupira gende muzehe ndakumva rata mwana wanjye murakoze cyane rwose nabashimye ndabashimiye rwose kandi ibyo mwavuze nabiteze amatwi ndetse arashira ibyumwe bibiri gusa cya gatatu nkazaza gusaba no gukwa no gushyingirwa ndetse nkabikorera icyarimwe nibyo rwose ubundi reka mbareke mwiganirire yego menya niyo mwarimu kiragera amaguru nayo rwose jewe ugomba yinjira hirya mu gacyamu kubwiriza y'amatungo mva ngaho rero muze kugira urugendo rwiza yego murakoze kandi abo banyakigali muzaba dutahiriza tuzabatashya rwose nzamuko gusa narabyemeye di ubwo se urumva nakwitesha umusore mwiza nkawe koko se ese ndi yitwa nde ko nzamukosha gusa nitwa Marie Louise ariko umenya se yamenya gusifura onye ukuntu yasa agira vuba adatinze namundi yaramenya yisifurira uko se urakomeje ni mu byumweru 2 gusa nako rero ni 3 uko se uzababonye 100 byose 100 ibyo ntibigiremo ikibazo rwose mu byumweru 3 sinzongera gutera cyo ngwino gihe nyine tuzaba dufatanyije tuzahana gatoki dutembera aho dushaka hose imodoka irahari amafaranga rwose nta kibazo niyo ari yavuze yaza kuyarenzaho nta kibazo nari kugira jewe kwinyana nziza si inyana avuga ashaka azambwire nzagisonga ntimurambirwe rero reka dukurikire twumve ibikurikira muri iyi teatire nziza cyane yuje imigani myinshi cyane iri mu bwenge dore ko na nyirayo bakunze kumwita ngo ni gacamigani murumva rero ko umusaza mishimishi amaze gusifura umusore umwe amuvanye inzira ku murima reka dukomeze ntimurambirwe hano kuri radiyo yanyu nuko nzamuko urumva utacitse intege uwagushigishira agakoma cya kindi washigise se cyashize reba muri teremusi nzane ndumva ndibuga umubiri wose niko sima umugabo we nabona waratinze ntazagutonganya oya njya kuzana amubwiye aho ngiye nicyo ngiye gukora ubwo azihangana ntiyarayobewe ko nzatinda kereka wenda nampora ko ari we nabikoreye ariko se niba waramubenze yanshatse ayobewe ko turi inshuti koko inshuti hagati y'umugabo n'umugore uzasibe kumfana naho ubundi ari nkasera mu nda ibyo ntiwabimubwira reka ntugatere ubwo umugabo wawe n'imfura ahubwo turamukangura kandi yasinziriye uramushimiye se ariko njya mbona museka mu gatwenga aha yewe ukuntu twakundanye tukiri abakobwa sinari kubona uwo wihitiyemo ngo ndeke kumukunda kandi akwiye yereka tujye kuryama amasaha ahubwo aragiye niko mukamuri arihe mukamuri indese kubyutse iki gihe umerewe nabi mbwira aho umuhishe mbwira we mbwira ubusa agiye hehe ninde ari kuvuga umugabo wanjye kuki umwumvaje icyo nzamuko ubwo urumva nabibwirwa n'iki koko niko muri mu biki yewe ubanza yaketse ko ugiye kundaza ngo iki yambazaga aho wari ugiye kamuri karamba cyo kwiryamira niko nzamuko kuki
wabyutse ugahitira kwa Mukamuri ko nicyo wari ukorayo. nari ngiye kureba ko ariho waba ugiye. Mbwiza ukuri utambeshya naba ngiye cyose kikubyukije. Ubundi se wari ugiye? Ngiye gufata akayaga kubera ikinzwe cyandimbeje. Ngiye naringize ngo ugiye kumuraza. Ibyo wari bikuye kuki? Sanzwe ndara yose. Oya nuko mbona kuva yagera hano mwitaho cyane. Kitangaza ariko. None wagira ngo musuzugure kandi inshuti yawe. Ari wize ukamutumaho. Uzi yataza ngo kubeho urabona ibyo wakora byose ni kuzabishobora jewe. Ubwo uzi ko ubuzima ufite ari ubukesha? Uzi neza ko ashobora no gupfa. Gusa ubwo urumva ko uriya mushobora kumusuzugura koko. Oya. Baronza mukosha. Umukino urahagije. Urumva? Niba udashoboye kureba kuri mu jisho ngiye kukwereka. Ugira ishyari. Ndetse nawe sinigeze mbona ubuhoni bugeze aho ngaho rwose. Ibi birenze urugero. Uzi ko umuntu nasura nzanye nkinga. Naho se nkuriya witumiyeho ubwawe nzajya mbigenzane. Gusa yo nzajya mbona umushyitsi nzajya mpikinyamenyo. Genda mbona atari uzaba umuti. Aho umuti ndakubwira. Niba utisubiyeho ndabona ibyiza bya ruti bindi kuri we no kuri gihe ariko twatandukana. Seramu ngusabye imbabazi ndakwinginze mbabara rwose sinzongera n'ubusazi nari mfite. Sinshaka gutandukana nawe ndifuza kuzabana nawe iteka ryose. Mbabarira ndakwinginze. Oya mbabara nanjye. Ejo bundi muri umwe yaje hano ashaka kwiga. Ukajya rero kuvuga ngo naramuguharitse. Nabyumvise imihanda yose ariko narabyihoreye. Imana yonyine niza ukuri guherereye. Nyama nashoboraga kohereza mwe mukajya wanyu. Yavuye atari umwirukanye. Ntimwabikoze ku buryo ntabimenya kandi nkarenga nkabimenya. Ubuza acumbitse ahandi atari muri umuna wawe. Ntimuvindi mwese. Birasi biranshimishije. Wabona yo ntacyo mbivuzeho kagira ngo simbizi. Ubu inzu ni nto koko. Ko ari nkaba nakodesha. Ubona ikindi mari ari kintu ashobora kuba nagira icyo marero umuntu usanga se. None se ko nabyumvaga abantu babivuga kandi benshi arabo nizeye. None nuko bitangira ngo mubizere. Nyamara kumesha ko iyo mushaka ntari kumubura. Ikindi kandi giyo nkurikiza ibyo bakuvugaho byose ntago bukiraha. Ubuse ko rwo rutazimira rwo ruzimira. Yibimbaza ko ndi umugabo wawe. None se kugira amagambo make nari kuguhera. Kugira amagambo make se nibyo kugira amagambo make. Yawaruzi ko aribyo bitugejeje aha ngaha. Ariko ndabona ntaho bizatugeza. Zamukosha rero. Sindarangiza kukubwira. Umukobwa ajya hano waje gusura ukababara. Umugore hagira kafuta amuvugishije. Yeze yabaga gusura abo nsanga aha ngaha n'abahansanga kumbakira nta ngingiri. Zamukona ko nyuma gasuzuguro rwose kuva kera. Ndakarwaza nizera kuzagakira none na nubu ntabwo uragashira. Dorona wace mu rwanjye. Ese ubwo ushaka ko nimbona umugore utari wowe isese minyica. Muri mwana w'umunyarwanda ko kumuhoye iki? Rwose nagusabye imbabazi umbabarire. Hora se nkubwire. Urugeme rw'icyo rufite ku mutima wawe ukwiye kurw'imifumbire. Rukaranduka rwose. Nutaruranda ruzakuranduka muri rimwe rizirya kabiri. Ngajya kuryama. Ese Yohani Karame. Imodoka yagaza ni yande? Iyo umugabo waje gusura madamu. Waje gusura madamu? Yageze ryari? Ko yamaze akanyara. Kwatinze gwisha se byagenze bite? Nari nabanje kubokereza inyama hanyuma barambwira ngo ibindi mbe byihoreye.
ariko bigiye gutungana. meza kariya gatambaro madamu yafumaga rero niba hari n'urushinge n'urudodo maze unzanire mbe nifumira. Mwakire n'urushinge rurimo n'urudodo. Meza. Kamana sinakucyora iyo utanshujera yewe ndihuta nasize umugore yagiye kwa muganga none ngiye kumuzana. nibyo koko biragaragara. yewe Yohani karame ndangura itabara rya sha uzanira ipaki. hano se ntiryari rihari? hano hari n'akazeri muba mwishaka nyota cyo gukora. maze iminsi zingwa ntazo nshaka. cya gitabo se mwarangije kugisoma ngo ntibazaniye mwe musoma? nzaba nyangiza haracyari kare. mwakire akoze. mwakire n'uru rwandiko bampaye ngo mbazanire. Rwandiko? Ninde urwaye? Ni wa mugabo uvuye hano. Wa mugabo uvuye hano? Tusome twumve. Tusome. Bwana Seramunda, ndakwinginze ibyo maze gukora ntibiguteranye n'umugore wawe. Nzakwitwaraho rwose. Kuvuga cyane, vuga numve ntabwo numva neza, soma cyane. Bwana Seramunda, ndakwinginze ibyo maze gukora ntibiguteranye n'umugore wawe. Nzakwitwaraho rwose. Niba kandi utabyemeye, wegukanye igikombe tutaragikinira. Ubu noneho imikino ibaye myinshi, ubu ushobora kucyegukana burundu. Sinzagaruka iyo nzira. Ikama nayo. Kandi yambwiye ngo nimurangiza kurusoma. Inde? Uwo mugabo. Ngo murutwike madamu atararubona. Rutwike vuba rero ngaho gira vuba. Ariko yari yaranyinginze kuva kera mbwira ibintu nkabyanga, nashutswe rwose ariko mbabarire rwose n'ubwa mbere n'ubwa nyuma. Yohani, indambikira ka gatambaro hariya. Ntabwo se mujya ku meza? Ntabyo nshaka kurya ndumva ntashaka kurya. Byihorere. Nta nubwo munaruhuka se ubu ntimunaniwe? Ntabwo nduka yewe. Ndaba ndyamatse ndyameke. Siyo ku Gisenyi. Ariko ubundi se wari wambwiye ngo urararayo? Yohani ngaho biri gusha. Mwiriwe patron. Agahanga k'umugabo koko kanuka katavuze. Umuntu wahereye kera ndarana n'uwo nshatse none akaba nyifatiye ntagire icyo avuga. Dore nk'ubu nta nyamariye nazimaze nzokesha. Yajyaga aryama ku manywa none ntiyigeze agera no mu cyumba. Ariko se we wari wambwiye ngo ntagaruka ngo ararara ku Gisenyi, busagarutse ubundi ajya he ko ariyo yayo. Ikimbaza kandi yanyeretse ko ntacyo azi kandi babisomeye mu maso ye mpibereye nanjye. Oya none haje akansanga yanyica. Oya yampamba oya rwose ndatashye. Yohani we enda atarekana na Yesu nabenze none akabansenye. Ko mufunga ibintu byose zimugiye. Enda ntwaze iki gikapu do. Akira nizi mfunguzo uze kuzashobusha. Ibi nikira. Mubwire ngo ukise kandi. Umubwire ngo niba agira imbaza zazi iwacu. Kandi umubwire ko niyo ubwo we yanyanze jewe nkimukunda. Ariko se ko rwose uragenda urajyanwa n'iki? Ndeka yewe nkwaza cyangwa urorere. Nani igikapu cyanjye niba ari ibyo zawe ndijyana ahubwo. Murabeho none. Ngaho. Ibi noneho ndamenya mbigenza nte. Ariko se yamwirukanye ryari ko batigeze baratongana? Ibi ntabyo biranyobeye. Ko namenyereye ko iwacu batongana abaturanyi bagahurura.
abahanwa bagahanwa abashyigikirwa bagashyigikirwa ariko se mwakagira imana niba yabuze kujya ku buriri none mu kizungu nuko bimeze rero ngaho re ubu se akazi ndakareka nanjye nitahire patro se we arasigarana nandi oya ndahaguma abagore bananirana amafaranga yamutanzeho yonyine amamodoka yabutashye se abategetsi bari bahari se amayoga y'ubwoko bwose se banyoye ibihumbi 100 se bigeretseho n'inyana cyaragiye iki nicyo gitangazure cy'ababeshyira Yesu ubu rero ngo patro azajya gucyura yewe kuko ngunyuze mu ishyamba ataza aca inkona atazi niko nzamuko karame wena hano icara ngaho noneho ndahugutse mbwira ibyawe n'umugabo wawe nuko umugabo wawe mwaje gupfa iki ariko nanjye ndasara ubwo ari wowe n'ubundi nari narabikenze ahubwo waratinze ubwo ari Yesu ubundi ubu ndahangaha nsetse muruzi ko nari gupfa kwahukana gusa ngo inyombya bayirashe amatama bita amagambo arashize ariko se mwana wanjye ko nduzi udasa n'uwakubiswe nta wigeze nkubita yarakwirukanye se ahubwo ntabwo yigeze anyirukana mbivuze nabamubeshyeye ukava mu rugo rw'umunyarwanda atakwirukanye ubusenge n'igihe nabereye nkubitwa wumvise narigeze nahukana aba no gukubitwa washatse uri umwana nyabo mbishibishuriya yarankubitaga induru zikavuga abantu bagahurura ye agasigara mbyina hejuru gusa usibye rimwe nahukanye gusa nkagaruka ntwita inda yawe nigeze nongera kuva mwana wanjye ubu narazikubiswe ubwo ureba ubu usibye ubu mumaze gukura akaba asigaye batinya abundi narakubiswe ko najya agasenza ngasanga yikingiranye mu nzu n'umugore sinahukane umuntu uzabonye kosa ntagire icyo arivugaho ubwo nyine nuko yarakubabariye oya bene iryo kosa ntawe uribabariraho undi nirihe se si ubundi wambwiye icyo mwapfuyemo umva yaraje asanga hari umugabo mu nzu aratambuka aricara ntiyakoma ahubwo afata igitambaro arafuma kandi atazi no gutera igipesu aho agendeye rero mubwiye ngo ajye kurya aranga mubwiye ngo ajye kuruhuka reka data ahubwo nimumpereze ka gatambaro kanjye amase ntacyo yakubajije ni ukuri kwihoraho niyo mu nda ntiyajuruye ntiyaruhutse nk'uko asanzwe abigenza ati mbekera aka gatambaro afata imodoka iyo yagiye simpazi nawe rero urahambira imyenda yose ukoma ibikapu uheka umwana uti ndagiye cyakora wowe wari uzi aho ujya usibye ko natekereje ko nagaruka kansanga ntima nta kindi yego nabera nibwo numvise umugabo nk'uwo ariko rero mwana wanjye nawe narakwirereye sinkuyobewe kandi ayo maho niko washyicyanura ubwo igiho ni muri mwe ninde usibye sira mu nda mwene mpana bumva undi naguhaye ninde sha urananiye nagize ngo urazinduka utahana uracyara ahangaha uzi ibintu yagutanzeho uzabyishyura iki sha inga njye kwivumbira ariko nimusanga ahangaha ndagutema ureke sira mu nda wabeshyera to ndetse nanyakomeye wanayimurajyana manuka zasi tuzarebana naruha mama naruha buriya se papa wari uzi ko nari kubigenzane ubu se noneho ndagana hehe mana y'u Rwanda we aragutema rero ntugire ngo arya amakangaje ya kera niyo y'ubu ntakiriho yagushakagamo amafaranga kandi none yarayabonye
yariye wenyine ntacyo yampayeho ntacyo nabonyeho umwana wanjye mba nkwambuye kandi ari njye wakubyaye ntacyo nabonyeho icyakora ubu nizeye ko umaze gukura nari narabiguhishe mwana wanjye ngo bikubabaze byihanganira ubyakire neza mwana wanjye ndagira ngo nkubwire ko mbishibishi mwene Kayondo atari we so Ndahira birashoboka se ntabwo ari we so ubimenye ubyicarane wicara ubizi bishibishi si so data se ninde shimira Imana kuba waravutse ushimira Imana kuba kandi warabayeho kugeza amagingo aya nawe ibyo kumenya so ubyihorere kuko uwo ari we wese ntakiriho ahubwo agenda wubaka urugo rwawe urumva naherekera ngo usaba kwifata kwifata ukagabanya ayo marere yawe nyabusa urangurananira nakubwira mwene Kayondo akampagurukana none se simbishibishi wavugaga ngo azanshingira umukungu yaramugushingiye nyine narabibonye nyamara abo wabenze bose ubu ngubu ingo zabo zimeze neza umuntu yagushutse ku rugo rwubakwa n'amafaranga yaguteye igituntu yo kanyagwa urambishibishi namwe muyafite ayahe kugira ngo se nkiri muto wibwiye ko wandutaga ubwiza abe na gato ndakurahiye washaje harashakujwe nyabusa jya ubyihorera ubukwe bwacu nta n'igare ryabutashye reka da yewe nta n'uwari wambaye ibirato wabukandagiyemo bankwambuye nawe da ntabwo muramera amababa oya ma nanone ibyo ntimubivuge buri kanyamaswa n'urura rwako gushyingira mu batindi se namwe byari kubashimisha none se ko twashingiye mu batagire bishimishije nde bibe bitagushimishije wowe ubabamo yaba mwamwirirwa mukirigitana amaye hobe burya ngo utera ibinyoro nyamara si amafaranga nsenyewe na Kamanayo uriya mugabo wa Mukamurigo aha ubundi usanze nyir'urugo asenya amutiza umuhoro cyakora rero umwana wanjye uramutse usubiyeyo niyo mu nda ntizaje ururi urumva wahujisha igisabo ntuhatera ibuye nyabusa azakubera umugabo umubera umugore urumva ahari aho uzabariza urugo mu nzaratsi mwana wanjye nta nzaratsi zibaho izibaho nzi ni ukubaha umugabo wawe ukamwumvira yenda ukareka kumukunda ye ubundi ukamubera umugore umugabo se ufite ingeso mbi wamwubaha atakubaha ari umusinzi ari umurwanyi ntawe utinya inkuba ari munsi y'ijuru akubaha atakubaha mwana wanjye ibyo ntugomba kubyitaho iyo afite ingeso mbi urayemera ukayirwanya kutabura guheka umwana wawe ngo nuko ahitwa birya mweha byo gusekera abagabo banyu musomana mutemberana agatoki ku kandi mwambara ibisa n'ibindi nk'ibyo si uko zubakwa nyabusa bene byo n'abatarashakanye barabikora none se wakubaha umuntu utamukunda ngo ni ukugira ngo ukunde wubake ese muba mugira ngo abantu b'ubu twifate nk'abakera noneho ubwo mukora iby'abubu rero ntibikabapfane ngo mwisunge iby'abakera nyamara kubaka rero ntibigomba bubu n'abakera bigomba uburere yego ndabyumva ariko birarushya uzapfe kwirinda abagabo gusa kandi ntukarinde umugabo wawe abagore nagira icyo akubwira gukora ugikore nk'uwitsamuye utagize ngo hinga nze ashwe mbere yo kwimenya wanze umumenye we kwigurira akambaro atari wo ukakuguriye yewe ni mutonga nuve kwizima kabone nubwo waba ari wowe uri mukuri ikibazo ufite ukimugezeho mu gicocane mwembi gusa
nta wundi ugombye kubyinjiramo. icyampa ngasubirayo gusa narwubaka sinarota nongera kwahukana ariko ubundi ubu sinahubutse. yongera ntiyari ijambo nuko yaje nyuma. ariko kandi nabyo birashoboka mwana wanjye kuko nibi byabaye ntiwabitekerezaga. ugomba kumenya ko umugabo ari umwana wundi ukamwitondera. urumva? kandi rero mwana wanjye nongere mbikwibutse mbishibishi siso. nabyumvise. ujye ubizirikana aho ugenda hose wicara uzi ko mbishibishi atari so. ibyo ari byo byose ubu ndareba ahandi njya atagaruka akansanga hano sinamukira ahubwo nimujye kumfasha gutunganya ibintu byanjye njye kwangara ni hahandi hanjye. niko seseramu ndakwitaba umugore wawe uzajya kumucyura ryari? yewe burya kuko umukungu babona agiye guhamba bakagira ngo agiye kwinika. yewe bica mu mpa ishyano n'agacuma nta kese bakoramo njya kumucyura sinaramwirukanye. ko nabamwirukanye hanyuma se mwapfuye iki? umvura umugabo nka bundi ndubatse mfite urugo turaturanye wanjye turarwana turatongana ariko rwose arahukana nkajya kumucyura nawe igira ucyura umugore wawe. umutima w'inkumuhinyuzwa n'inkanda ukuntu nari nahuriye ngo umukobwa w'igitego none ngo njye kumucyura. jya gucyura umugore namuzanye rimwe sinzasubirayo. kirazira rwose nta mugore wahukana ngo ye gucyurwa kandi nawe ntashobora kwicyura. ariko mujye mumacyura muma mwarabirukanye kisi utaramwirukanye ndajya kumucyura nshaka iki bibyanshira ishati wiki rwose ntashobora kuza ahubwo baragutegereje. nakazi iki niko seseramu ntajya kwandikira ubona yerekera hamaze kugera 5 ariko sindazisoma. nturamusubiza umusari susa mu kwari kwa nyirasenge. kwari kwa nyirasenge se urugo surwera use n'urwe ariko wasomye ku mugabo wanjye nkunda seramunda intimba n'agahinda bigiye kumushengura naragutegereje amaso yaheze mu kirere. ese amabaruwa nkwandikira ntakugeraho? rwose narahimutse mbabarira ntiwumva sha aragusaba imbabazi. niba aragukoshereje agusaba imbabazi ugomba kuzitanga. zima hari wowe seramunda rwose ujye ugira umutima mwiza burya kubana ni ukubabarirana. buretse iyo ngeso narayihannye sinzongera no kuyirota. ntiwumva yemeye ikosa avuga ko ari igihanya atazasubira. yewe uranshaka wiki ariko erega shaho ntabadakosa urumva burya umubi n'ukosa ntabyemere. reka nikomereze girira rurema nayo izadufasha kubana neza. wawe nzamukosha shagira ucyura umugore. ariko shaka iki? gira ucyura umugore kumwere byere ko ibyo birimo kandi shaho ngutinda cyane ugira ngo ukumburwe ugasanga waribagiranye. nawe ngo reka twinywere ariko sha byiri gusoma simbizi. ubivuze wikisi se wiki umugore mwita shenge wani mukura mugakora inkingi bica mu mpaka reka nkubwire urebye ibintu namutanzeho ibyo namuhaye ntaramusaba ibyo namukoye ibyacyuje ubukwe urarondora abantu bari buzuye none dore usibye jye n'umuboyi nta n'imbwa ihari. uyu mwana wanjye yaramwijyaniye. byose nabitekereza
ahubwo ndashimira Imana kuba ntaragiye indera. Aragashanga imirago zibishyushye ntimenye ibiryoshye. Wa kandi wabonaga ari igitego. Seramo. turacyakomeza hano ibibazo bya tekinike ariko teatire yacu irakomeza. Yego sha ngo umuzima ataracira ku rugo agira ngo arusha abandi guterekera. None atari igitego se uko abyaye Kamana yagenzwe n'iki mu rugo rwanjye? Kamanayo aza kuvogera hano ariko umutima w'ukuntu usa sha umukarurera. Seramo reka nkuri inkuru kahambwira. Kera habayeho umuhungu ashaka kurongora abikojeje se ati mwana wanjye uriya mukobwa ushaka ni mushiki wawe ariko nyoko ntabizi. Umusore yibera ababyihorera arongera hashize iminsi abenga ukundi mukobwa yewe umukobwa udafite isano rwose n'uwa mbere. Sati mwana wanjye uriya mukobwa ushaka kurambagiza rwose ati ni mushiki wawe ariko nyoko ntabizi. Nawe se kandi umva bibaye bwa kabiri birakomeza biba bwa gatatu biba bwa kane. Abigeze rero nyamuhungu amaze gushoberwa yegeranye nawe mutekerereza urumva tumva nyagiye gusubiza ati mwana wanjye ukubwira ko ari bashiki bawe ntabwo ari so urumva ariko nawe ntabwo abizi. none byawe ntama yubera ntawe nyumvira none rero ushaka usera mu nda mwana wa mama. Ubu mugore mureka cyurwe na Rurinda. Rurinda mureke rwose Rurinda bari mu cyuro. Rurinda bate Rurinda ndi ibyo uri kuvuga byose se ko yakubyariye umwana sibyo wibeshya rwose umwana ni wa Rurinda. Uriya mwana nzamukusha heze ni wa Rurinda rwose ntabwo ari uwawe kandi genda bizi na rubanda rurabizi. Niko ese nkuru himbye nihimba ngere kukize ariko ubwo ukuntu unyizera ngo ni wa Rurinda. Ni wa Rurinda uyu muswa yirutuye haruguru y'iwawe. Uyu muswa yirutuye haruguru y'iwawe. Urinda se kuvuga ko nkubeshya uyobe ko atunze abagore 5 n'uwawe wa gatandatu. Urabona ko nabamubeshyira iki uretse ibyo se kandi abandi biti birose bagera kuri 20. Niko uretse we hari abandi ibyo babizi. Uzabazi witonze uzabimenya kuko nge nta kindi nakongeraho. Aho gena kubwiza ukuri rwose kuki ibintu ntabimenye. Rwose uzaperereze rwose ubaza abantu bose uzabyimenyera kuko nibanga nkumeneye. Rekeraho uranyishe rekeraho. Ariko Seramo ndifuza rwose kumenya icyo mwapfuye nazamukosha. Urambaza se urambaza iki? Si nk'ibyo byose se si nk'ibyo byose ubwo se yambwira rwose icyo mwapfuye yewe ntabwo gusa urumva byari ibintu by'u Rwanda wowe hanyuma se nibyo mwapfuye. Reka ucamaka ubu wazamukosha uvuga habe ngo nigeze mukuzanurwa sinigeze namutuka ye. Nibigeze umutuka baramukubise ariko cyangwa se ni Kamanayo wabaye intandaro. Kamanayo yigeze kubitwa n'inkuba nta arakafata byaye. Ntacyo nigeze rwose Kuki ariko se shaho ujya kwirengagiza kuko ubundi igiti cy'isi umwana kiracanwa. Hanyuma se wararusanga yagiye shango umugore igitaro twara umazi gicana. Unywa mukunda nzaje wabo akamusigira n'ifunguzo nta kindi mbiziho nta kindi rwose. Hanyuma se yazimusigiye bigenze biti mbere se byari byagenze bite ubwo ngubwo? Mba nageze ahangaha nsanga Kamanayo yangiriye ku buriri. Uriya wavugaga ngo wigenze hano nuko rero nayangirwa modoka ye yari yambuje nawe mpagarika yanjye ngeze mu nzu ndiyicarira. Ngiye kubona mbona aturumbutse mu cyumba. Kamanayo
kamanayo mukagira imana mbona turumbutse mu cyumba ariko ni akaga koko yari no kugenda atanashuje sinzi ibintu yambeshya ari manganya adedemanga niki nuko mbona aragiye ageze hirya yandika ngo akandiko yaravuye mu cyumba cyawe ariko uburambaza iki rubanda muri ihangana da yandika akandiko ageze hirya mu micyamu sinzi yagahaye ngo asaba imbabazi ngo zibyo amaze gukora kandi ngo sinzabihore n'uwo babifatanyije muhora mwihorera agenda gusa nari kugira nti ariko si uko rwose nakwemera tugahana yego uri igitangaza ntibishoboka nuko shaho rwose ngo azaza kunyitwaraho urumva nakwitwaraho se kwitwaraho iki sha yashobora nyishongoraho sha igitangaza koko cyangwa se no kurya nariye hanyuma se nyamugore yari icyo gihe yasigaye mu cyumba yewe yabashize akanya mbona araje sishaka kugira ngo no kurya nariye nahise nisubira ku gisenyi aho nari niriwe mvuze ko nzamukosha nigeze mukoza n'urwara naba nkubwiye ibinyoma wahise usubira ku gisenyi nahise nigendera ugenda utabimubajije mubaza iki se ko nari nabibonye nawe yabibonye najyaga niba abasore banyigambaho ushaka ngo aceceka ngo ntasenye none byahumye ku mirare umva ko wavuga ngo ndakubeshya ariko sezeramo waricecekeye koko bisikora erega abantu bisi ntibabashobora uravuga baturiye isandi waceceka bakakwita ikijibwe uba igikara ngo uri inkono iteka waba inzobe ngo uri rutuku waba mugufi ngo uri igikuri waba muremure uri gasongo urakenda ukitwa umutindi wakira ngo uri umwirasi erega isi nikaburabuza mwana wa mama rwose ibyo wakoze ntacyo mbigayeho wumva icyo nkugayeho rwose nuko utagiye gucyura umugore wawe nta kuntu ajya kumucyura iyo umwana aza kuba uwanjye none rero kuzajya kuzana ntaho gucyura unyura se oya sha ugomba rwose gucyura umugore wawe niko seramo uragira ngo sembe akaba wa mugabo nyine wasanze undi asenya urugo rwe akamutiza umuhoro ibyo ni ibyawe ahubwo uje tujyaneyo tujye kumucyura rwose genda mwicyurire umva niba umwana atari n'uwawe ibyo ari byo byose rwose warangije kumwandikisha mu ndangamuntu yawe hanyuma jya kumucyura wemere umutunge ntaho ngiye ntaho ngiye ubuse kandi ni ndukomanga ntaye nka uko nzamukuraho uraho cyane yego se ko wananutse ra simbizi nanjye aho nawe amakuru ni meza nayuzi niko ruri uranyumvira amabaruwa nakwandikiye warayabonye mvira mu nzu nari nibeshye rwose mvira mu nzu wakigenda vanga kurinda nibeshye genda mvira mu nzu mumbabarire rwose nayo cyagutuma umutwe nk'uko wawutaye kurinda urumvise bica mu mama ntabwo wumvise ni ukwibeshya seramo ni ukwibeshya umugani ugana kariho kariho urumva se yamugiye mu mutwe namusange ngaho mvira mu nzu ugenda mumbabarire sinzongera n'imbabazi nazisabye ni ukwibeshya ntawe utibeshya niko babariri bica mu mama urabona ibi nabyihanganira kuko avuze rurinda se oya seramo nimwiyunge rwose ibyo mubyibagirwe se ariko ubundi tutabiciyeho niko nzamuko tutabiciyeho ujya kwahukana wari wabitekereje oya rwose seramo nawe wari wambabaje
umuntu yabonye ibintu bimubabaje ntatora nabura ngo avuge ko nemutse se kwagiye utampaye igihano icyo abonye kinkwiriye nicyo kugenda ukigarura Seramu oya nimwiyunga rwose mwimera nk'abana byose ni mu byihanganire kubana no kubabarirana ndabyemeye ko nakosheje ariko ndasaba imbabazi kuko ntazasubira ko utazasubira ntabwo nzasubira ubuse noneho uvuye iwanyu n'imigambi iki ko ntazongera kuguhemukira rwose bibaho tukazabana iteka tukazatandukanywa ahubwo n'urupfu bitangaza koko ariko ubwo nagutanzeho ndamuko si ibihumbi 100 se n'inyana n'inyana ni bike oya nanjye niyo mpamvu nsaba imbabazi bitangaza koko nkorasaba imbabazi mwabariri Seramu mwabariri nanjye ndazimusabiye rwose kandi ni inshuti yawe uretse mbabazi niko uwo mwana wabyaye ni wanjye ni wanjye none se urabona ari uwande wundi wireka kumbeshya mbwiza ukuri umwana wabyaye ni wanjye n'uwa mvira mu nzu ukuri nza guherereye niba udashaka kumbwiza ukuri va rwose mbabarira n'uwa vanga mvira mu nzu mvira mu nzu umwana wabyaye ni wanjye uriya mwana wabyaye ni wanjye mbwira vuba maze rero nkubwire urambwira wari uriya mwana wabyaye ni wande n'uwawe mpanga wambiriye hera uratinda mukubwira mbwira none ahangaha rurinda rurinda sanga rurinda rero umwana sinzongera rwose nagusabye imbabazi Seramu oya rwose nagusabye imbabazi sinzongera nawe mbabariye Seramu nda rwose niba udashaka amaraso oya rwose mbabariye rwose sinzongera mbabarira simba hano ushaka kunyica rwose simba hano ushaka kunyica reka mwisi reka nyicishe ibisya ahubwo oya inkwari kwa ese ubwo ko wiyahuza inzoga ese ubwo ko urimo wiyahuza inzoga ntibikureba byahindutse oya ntabwo Seramu ntabwo ngumva ntabwo uzongera rwose mbabara rwose ndasaba imbabazi ubu birahindutse ndasaba imbabazi rwose ntabwo uzongera uwakoze wise Seramu hafi aranyica oya byarangiye oya bijomba babarira nimukunda mujyane mvanga rwose mbabara sinzongera rwose nushaka kunyica nanjye ntabwo mbanga fasha umpanga hasi adoyitira kugira reka nkubwire Seramu urabonye mbere ko ushaka nemeye gutururuka sibyo ruruka muvana jewe muvana aha mujyane muvana aha rwose mujyane muvana mugende muva mu rugo hanyuma se ndamuvana mujyane genda bizakurikira ntibikure mpaka we mujyane n'ubundi nawe simbusha amakenga sha ngo nushira amakenga simbusha amakenga simbusha amakenga rwose ndagiye ngira uko ngenda sha numusha amakenga sinyeka wi nanjye simure rwose mbabarira rwose ntabwo mbanga nushaka kunyica bita mu maka we ntabara atarara to vira mu rugo genda nakomera koko mungu wanjye mbega ishyano mbonye yewe ngo uciye mu ishyamba atazi ngo aca inkoni atazi muri uyu mukino unyuze mu ishyamba atazi aca inkoni atazi wanditswe na byumvuhore yohani batista mwumvisemo murorunkwere violette mukeshabatware disimasi mukandengo atanaziya rucyahana fausitini uwafashe amajwi